Yes. Ndabasuje inshuti bakunze bacu aho muri hose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, nizere ko mumeze neza, by'umwihariko mbifuriza no kugira n'intangiriro nziza z'umwaka musha wa 2025 nziza cyane. Aka kanya cyangwa se muri aya masaha tubazaniye breaking news igezweho itunguye abantu batari bakeya, ndetse bamwe iranabababaje abandi irabatungura. Guys, mu ngeri zigiye zitandukanye abantu bagiye babivugaho amagambo menshi cyangwa se mu buryo buteye ubwoba cyane. Abantu bavuze amagambo agiye akomeye ku binyamakuru bigiye bitandukanye, bitangiye kwandika ibindi bivuga, bitangiye kuvuga amagambo menshi ateye ubwoba. So guys, ngwaye ikaze rero muri breaking news igezweho nk'iyi ngiyi. Nkuko na muri taburo urabonamo Mutesi Scovia, ukabonamo n'umuvugizi wa RIB, ndetse inyuma gato urabonamo Kiramani, muramuzi cyane mu filime agiye atandukanye wo bita Niyonshuti Yannick. Uyu nguyu Mutesi Scovia amaje gutabwa muri yombi, cyangwa se ahamagajwe kuri RIB, ahita atabwa muri yombi ku ibibazo cyangwa se kuri saga yagiye akurura, cyangwa se saga yaje gutera kuri Kiramani amuziza content Kiramani yari yizaniye. Ibi byababaje Kiramani. Murabizi mu binyamakuru bigiye bitandukanye Kiramani yagiye avuga ko agiye kureka filime, ariko ntago yaje kuyireka, ahubwo byaje gutuma Kiramani we yabonye bimubangamiye ahita atanga ikirego kuri RIB. Aka kanya tuvugana cyangwa se mu masaha ashize, Mutesi Scovia nibwo ahamagajwe na RIB, agezeyo ahita atabwa muri yombi. Kiramani byaramubabaje cyane ku buryo atumva ukuntu aba ari kwigisha abanyarwanda, ahubwo Mutesi Scovia akavuga ko arimo kubangamira abanyarwanda, cyangwa se arimo gutanga imico mibi ku banyarwanda. So guys, iyo rero ni breaking news igezwe muri aka kanya. Ese wowe hagati ya Scovia na Kiramani urabyumva gute? Ese Scovia ari mukuri cyangwa se Kiramani niwe uri mukuri? So guys, akenshi ku bantu bayibona kwiyenza, iriya content yari yazanye ntacyo yari itwaye, gusa abantu ntabwo bayibona cyangwa se ntabwo bayibona kimwe, cyangwa ngo abantu bafate ibintu kimwe. Guys, niyo mpamvu Mutesi Scovia yaragiye cyangwa se kuri kamera arabikritika bya hatari, avuga ko biriya bitagakwiye, agomba gushaka indi content yigisha. So guys, gusa ibi Kiramani yaragiye kuri RIB atanga ikirego cye kirumvikana, bityo RIB ihita ihamagaza Mutesi Scovia, akihagera bahita bamuta muri yombi. Nkuko na muri taburo murabona ko aho ngaho yari yambaye amapingu ari imbere ya RIB agiye kwisobanura. So guys, ese wowe urumva Scovia araza kwisobanura gute? Ese urumva Kiramani ese araza gutsinda? Scovia se araza guhanwa, cyangwa se Scovia araza kwigishwa abashe kuba yarekurwa asubira mu kazi ke ka buri munsi? Ibyo ni ibintu abantu benshi bakomeje kwibaza cyane. Abandi bati se umunyamakuru nk'uyu nguyu bamufunga koko, cyangwa se ni bya bindi byo kugenda bakamwigisha, bakaba bamugira inama, bakaba bamurekura? So guys, ibyo ni ibintu abantu benshi bakomeza kugenda baribazaho mu buryo bugiye butandukanye, ariko gusa yagejejwe imbere ya RIB, agiye gukurikiranwaho ibyaha bigiye bitandukanye yagiye akora mu gihe cyasize, cyangwa se mu bihe bigiye bitandukanye. Arakurikiranwaho ibyaha bigera nko kuri 3. Ibyo byose ni ibyaha agomba gukurikiranwaho, ndetse agatanga ubusobanuro bwabyo, cyangwa se byabasha kumuhama bakagera ibihano baza kumuhereza. Ariko gusa ndagira ngo mbabwire ko Mutesi Scovia ni umunyamakuru ukomeye cyane mu Rwanda, ndetse akaba anayoboye urwego rw'itangazamakuru rwigenga rwacu mu Rwanda. So guys, Scovia arakomeye cyane ku buryo buteye ubwoba, ariko kuba akomeye cyangwa se kuba ari umuntu ukomeye, ari umunyamakuru ukomeye, ntabwo bivuze ko agomba gukora ibyaha cyangwa se ngo akore ibinyuranyije n'amategeko. Bagomba kumuhamagara bakamubaza, cyangwa se byabona ngombwa bakaba bamutaye muri yombi kugira ngo yikosore, areke ibyo byaha agenda akora. So guys, reka mushimire we twabanye muri iki kiganiro, by'umwihariko ukaba wibutse kuri buto ya subscribe, like, share ndetse na comment. Ndagira ngo nkwifurize umwaka mushya muhire wa 2025 uzakubera umugisha
uzakubere uw'amata n'ubuki. Intego utageze mu mwaka wa 2024 ndagira ngo uyu mwaka uzazigereho. Ukomeze ukurikira ibiganiro bya Culinary TV aho uri hose. Ciao ndabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza cyane.